Yes, ni ibisanzwe. Uyu ni MC The Soft. Wowe uri kureba ino video nakubwira ngo urafungura telefone yawe ujye kuri YouTube usacingemo The Soft, then usiga umwanya wandike Onaga. Ndi kumwe n'umukobwa hano, bamwe baramuzi abandi ntibamuzi, akubwo nge natangira mubaza. Iyo banditse Onaga mu mvugo z'iki gihe babisoma gute? Onaga. Oji. Babisoma Oji. Ah. Yo igiye kuri YouTube ukandikamo The Soft, then ugasiga umwanya ukandikamo Onaga, uhita usoma The Soft OG. Ugahita ubona ibikorwa byanjye byose, then ugakanda ku nzogera ya mbere kugira ngo igihe cyose nshyizeho video tujye tubasha kugendana neza fresh. Okay, reka dukomeze. Umukobwa witwa Jennifer. Witwa Jennifer. Ego. Okay, wakoze kuba witabiriye show yanjye. Utugiye kugana nyine mu buzima busanzwe fresh. Si neza se? Neza naribi. Aho ni neza. Ego. Urasa neza cyane ariko. Thank you. Okay, thank you too. Jennifer, kugira ngo The Soft agire amatsiko yo gukorana ikiganiro muri kumwe, hari ikintu kimwe nabanje kubona kuri social media. Ngiye nakubonye urimo urakina filimi sinema zisanzwe tu. Ego. Ni ryari watangiye gukina sinema? Ko nabonye ubizi cyane, uri umwactrice wa fresh. Nta gihe kinini mbimazemo, ndakeka ni nk'umwaka umwe. Ego. Ku bantu bose baba baragukinisha muri filimi zabo, waba warakiniye abantu bangahe bafite ama YouTube channel muri uyu mujyi wa Rwamagana? Muri Rwamagana ni 2, i Kigali naho ni 2. Kigali naho ni 2. Ego. Okay. Shaka bisa nakubwira ngo congratulations, urabizi cyane. Ngiye narebye ntuze ama movie menshi wagiye ukinamo, mbona birasa neza cyane. Ni fresh, uzi gukina bien. Uzi gukina neza cyane. Umuntu ababizi abafite n'impano kandi deja abanabikunda, siko ariko ni igihe kiba kitari cyagira ngo wenda ngo umuntu yamamare abe umusitari wa danje. Okay. The Soft murimo murakorana ikiganiro. Iyi interview kabisa tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye navuga bigomba gufasha society nyarwanda mu buzima bw'iminsi turimo. Cyane cyane ku bana b'abakobwa, ariko deni no kuri side y'abahungu nabyo birabareba cyane. Urimo neza? Ndimo neza. Dutangire. Yego. Okay, right. Jennifer, urabizi kuri mwiza? Ndabizi. Urabizi kuri mwiza? Ndabizi ko ndi mwiza. Ko abantu bajya batubwira ngo nta muntu ujya umenya ko ari mwiza, ngo abibwirwa n'abandi. Wowe bimeze biti ko wowe tubwiye kuri mwiza? Impamvu mvuze ngo ndabizi, hari abantu benshi bajya babimbwira, kandi nanjye iyo nirebye mbona ari byo. Nawe iyo wirebye uba ubona uri mwiza? Yes. Okay. Umuntu muhuye bwa mbere ni umukobwa mugenzi wawe, andi ni umujama, akakureba fresh, agaturuka hasi ku birenge akageza ku muteguro ku mutwe, tubwo nyine uburyo uteguye ku mutwe. Ego. Urimo neza? Ego. Ni ikihe kintu kiri kuri wowe akunda kukubwira ko ari cyiza kuri wowe? Visage yanjye muri rusange. Visage yawe? Visage yanjye muri rusange. Abantu benshi bakunda kukubwira ko visage yawe ari nziza. Ego. Okay, it's a fresh, it's a good, so beautiful. Thank you. Okay, ikindi kibazo nakubaza ni iki ngiki rusasa. Ukurikije uko Imana yakuremye n'uko uteye n'uko usa, ni ikihe kintu ku mubiri wawe ukunda kurusha ibindi byose? Turabizi ko n'ubundi uri mwiza, sibyo? Ariko wowe uba ufite ikintu ukunda, igice runaka cyangwa se urugingo runaka ukunda kurusha izindi ngingo zose zikugize? Urugingo rwiza uvuga ati nubwo nteye neza ariko iyo ngeze hano hantu nanjye ubwanjye ndemera tu. Ni ikihe kintu cyiza kuri wowe ujya uvuga ati iki kintu ni cyiza kuri njyewe? Amaso n'umunwa. Amaso n'umunwa. Amaso n'umunwa. Hanyuma ni ikihe kintu wanga kuri wowe
ubwo dukomye urusyo dukomye n'ingasire ni ikihe kintu wanga kuri wowe ku buryo uramutse ugize ubushobozi bwo kuvugana n'Imana turi kumwe wavuga ati Mana nubwo iki kintu wakindemyeho nibyo ndabishima ariko ntabwo wakiremye mu buryo mbishaka ni ikihe kintu kuri wowe umva kiguteye ipfunwe uvuga ati Mana wakindemyeho mu buryo numva ntashaka neza fresh Nacyo everything's okay yeah okay thank you Jennifer ni neza naribi warize se yego ufite amashuri angahe ibyo ni ibanga yego ufite boyfriend se yego ndamufite mumaranye igihe kingana iki ntabwo ari igihe kinini ni igihe gitoya yego murakundanye yego bimeze neza bimeze neza ubu ngubu ikibazo mise nibaza hagati aho ngaho wowe ibyitegereza neza no muri bagenzi bawe b'abakobwa cyangwa no muri sosiyete muri rusange iyo umuhungu n'umukobwa bakundana bakagirana relationship iri hejuru kandi nta yindi target bavuga ati reka dukundane tuzanamana dukora umuryango ibintu byinshi biba bitandukanye siko biba bimeze hanyuma bagize gutya bakagira akantu ka crush ko gutandukana muri bo ukeka ko hagati y'umukobwa n'umuhungu ari nde ubibabaremo cyane kurusha mugenzi we umukobwa n'umusore iyo bakundana umuhungu abajama muri rusange nta rukundo bagira ariko abakobwa nibo bagira urukundo ruririyo so ubwo rero abakobwa nibo bababara cyane kuko umukobwa iyo yatandukanye n'umusore bakundanaga arababara akarira akabirwara nyine so rero njye ntekereza ko umukobwa ari ubabara cyane ko buriya abakobwa ni nabo bafite ibintu bahomba mu buzima bwabo umusore we nta kintu ahomba wambwira ute abakobwa ko aribo bagira urukundo rwa nyarwo kandi ari njyewe tuba twarahuye bwa mbere deni nkaguha ntiyo baby nabonye uri mwiza nta kintu ntwaye urasa neza kabisa muri rusange urasa neza nanjye kuri buri umukobwa duhuriye anywhere nkumva ndabikunze ninjye ufata iya mbere nkakwaka n'amatiyo baby wamaye nambaye nkazajya muvugisha deni uko tugenda ducatinga tuvugana tu telefone urukundo rugakomera umbwira ute ko umukobwa ari ugira urukundo nyakuri kandi atari we uba warafashe iya mbere urumva ajya gukunda umuhungu buriya umusore iyo atangiye kugutereta mu minsi ya mbere aba akwereka nyine kagukunze cyane siko akakwereka nyine ko ari ufite power zose akakwereka ko mu gihe nyine atagufite atabaho ariko iyo yamaze kugufatisha wamaze kumwemerera siko hagati aho ngaho urukundo yaragufite ruragabanuka kandi noneho ikindi umukobwa iyo yakunze aba yakunze kumva kandi ikindi aba nyine igitsina gabo muri rusange icyo bo bita urukundo ku yindi sayidi ni irari ni irari bo nyine bo wasanga nyine babazi ko ari urukundo ariko ku yindi sayidi ni irari ariko abakobwa bo nta rari bagira urukundo ubwo ushatse kumbwira ugiye kumera nka wundi wavuze ngo umutipe yagukunze akakwereka urukundo urumva we mukobwa ugatangira byanga ariko andeni ukazabyemera umeze nka wundi wavuze ngo iyo abonye uhageze ngo uhita ugenda wa wundi wavuze ngo wanzanye mu rukundo ubonye mpageze uhita ucomoka urigendera ibyo nibyo ushaka kudusobanura yego nibyo ikindi kibazo ubona umuntu yahita yibaza muri sosiyete hagati aho ngaho ukundanye n'umuhungu sinzi igihe cyose mwamumaranye uko cyaba kingana ariko andi nagize gutya akagutera inda yamara kugutera inda umutipe yakwitegereze akabona nyine nta yandi mahitamo ahari kuri we avuga ati ngewe ngwino nkutware nkugire umugore ariko akagutwara ku mpamvu y'uko yaguteye inda ariko deni nta rukundo rubirimo nkawe Jennifer uriyizi
difu zawe wakora icyo, wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera? kuri sayidi yanjye ntabwo nakemera kubana n'umuntu kuko yaneye inda, kandi nta nubwo bivuze ngo kuba ateye umuntu inda ntabwo bivuze ngo murabana, kuko buriya iyo umuntu umuteye inda mukabana uba ugiye kubana n'umuntu kuko amuteye inda, ntabwo muba mubanye kuko umukunze wifuza kubana nawe, siko? rero ngiye kuri sayidi yanjye sinabana n'umuntu kuko yaneye inda. Okay, ndumva ari sawa cyane. Yego. Hanyuma se nkawe Jennifer reka mubaze ikindi, nk'ubu iyo witegereje neza umuhungu n'umukobwa cyangwa se umugabo n'umugore iyo bakundana bafite relationship iri hejuru cyane, sibyo? nkawe iyo batandukanye urumva biba byaturutse ku mpamvu zabo bombi, sibyo? Yego. ese uba ubona ari nkande uba wagizemo uruhare cyane kugira batandukane? ni uwuhe muntu muri abo bombi bakundana ushobora kuba nyirabayazana bikaviramo gutandukana? byitegereje neza, ufite boyfriend, mfite umugore, dushobora gutandukana. ese nkaho ibyitegereje hagati y'abo bantu bombi ni uwuhe muntu biturukaho? uzi hagati aho ikintu nagusubiza se, nta muntu ni perfect, siko? buri muntu wese agira amakosa buri muntu uwo ari we wese, siko? bishobora guturuka ku mukobwa, bishobora guturuka ku musore, ku bantu bubatse, byaturuka ku mugore, byaturuka ku mugabo, ku mpande zose zishobora guturukaho kwa bashwana. ni nk'ikihe kintu ushobora gupfa na boyfriend wawe? ikintu twapfa tugatandukana? ni nk'ikihe kintu ushobora gupfa na boyfriend wawe kikakubabaza? ikintu cya mbere anciye inyuma. aguciye inyuma? ase buri byitegereje neza boyfriend wawe ashobora kuguca inyuma kuko akwanga cyangwa n'ubundi urukundo ruba rugihari? ntabwo ashobora kunca inyuma kuko anyanga, kumva, kuko nk'uko ndabikubwiye igitsina gabo muri rusange kiremanywe irari, ashobora kugera ahantu bitewe na situwasiyo arimo nyine agashiduka byabaye, ariko umuntu uguca inyuma ntabwo ari ukuvuga ngo aba yakwanze. ntabwo aba yakwanze? kandi ubwo nyine ubwo boyfriend aramutse aguciye inyuma wowe urambwira ati nicyo kintu gishobora kumbabaza mu gihe nkundana n'umuhungu akanca inyuma mu bibi byose yankorera, icyo nicyo gishobora kumbabaza? icyo kintu cyambabaza cyane. ntabwo wamusaba kugusohokana akabyanga bikakubabaza? oya, ntabwo wamusaba kugusohokana ngo nimba ngo atagusohokanye ntabwo byakubabaza. ati gute? ashaka kwanga kugusohokana ari uko nta mafaranga afite, ko nta mafaranga afite, ari uko nta mafaranga afite, cyangwa ashaka urundi ruhande uba ufite undi muntu ugomba kubikurikirana ibyo gusohoka n'iki n'iki? aya wapima, ntabwo ibyo bintu byapfa gushoboka. Jennifer reka dukomeze, sibyo? okay ntabwo ari ibintu bya danger man, reka dukomeze, sibyo? Merci Jennifer.